reka mbifurize umugisha, mbifurize impagarike n'ubuzima kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Aha turi rero ni Gatsibo, umurenge wa Kabarore. Ni urugendo twakoze rusa nk'aho ari rurerure, ariko rwahuza abantu basa nk'aho batandukanye kubw'impamvu zikomeye. Twaherekeje rero cyangwa se Cyomoro TV yajyanye n'uwitwa Nyirahabimana Goreti, yagize umwanya wo gushima kubw'impamvu. Nyirahabimana Goreti ni muntu ki? Ni umwe mu bana barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo jenoside yagizemo ingaruka zikomeye cyane, yatakajemo ababyeyi ndetse n'abavandimwe. Muri ibyo bihe byose rero kuba gihumeka, hari umuryango umwe wagize uruhare ku buzima bwe, uramushyigikira, uramuhisha mu gihe kitari cyoroshye cy'ubuzima, uramuhisha rwose. Bamaze kumuhisha, uyu munsi rero yafashe umwanya nyuma y'imyaka ishize yose namwe muzi ishize, yafashe umwanya wo kujya kubashimira. Ubu ni umugore kandi rwose ubyaye, Imana yahaye umuryango nyuma y'uko abe bose yari amaze kubatakaza muri icyo gihe cy'intambara y'igihumbi 1994. Uyu rero yafashe umwanya wo gushimira ababyeyi bamugiriye neza, baramuhisha. N'ubwo urugendo nakoranye na Goreti Nyirahabimana, uyu rero yafashe umwanya wo kugira ngo ashime. Niyo mpamvu nanjye ndi hano, ndagira ngo rero muze gukina neza iki kiganiro, nubwo amashusho adafashe neza kubera impamvu, ariko muragerageza kumva bimwe mu byaranze amateka y'ubuzima bwa Goreti. Muraza kwiyumvira n'ubuhamya bw'ababyeyi bamurinze, bakamushyira mu bana, bakamushyira no mu irangamuntu yabo y'icyo gihe kugira ngo abashe kurokoka. Turashimira Imana rero yarenze Goreti mu rugendo rurerure rw'ubuzima, nyuma yo kubura ababyeyi, abavandimwe, nyuma yo gutakaza byinshi ku buzima bwe, ariko uyu munsi akaba amaze kwiyubaka. Afashe umwanya rero wo gushimira uyu muryango uherereye muri aka karere. Ndagira ngo tuze gukurikirana neza ikiganiro cyacu, nubwo kidafashe neza wenda kubw'impamvu z'ibikoresho n'iki, ariko ikindi gihe wenda Imana ubwo izagenda twagura, tuzashaho kwakira ubutumwa mu buryo bugiye busobanutse neza. Ndagira ngo rero mukurikirane ikiganiro, twumve n'ubutumwa bwahatangiwe, twumve nako turushaho kongera kwiga no gutekereza, kugira ngo tugire umutima w'ubutwari, umutima udasanzwe, kugira ngo nako tugire ibyo dukora byasigara inyuma mu buzima bwacu. Arankunda nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi. Koko arankunda ndabizi neza, nanjye turirimba. Ariko reka muri aka kamwanya dushime mu ishengesho, dusenge, kandi Imana yo mu ijuru itugiriye neza, idufashe, dushyigikire, ibane natwe. Imana ndabizi kandi abana natwe, kandi ngo aho twateraniye ndabizi turabavandimwe kandi mu byo kwizera ndetse, ariko ngo twateraniye Imana yamanuka ikabana natwe. Twateraniye hano rero tudateranijwe n'ikindi kintu wenda cy'umugambi mubi, ahubwo duteranijwe n'ikintu cyitwa gushima. Kandi murabizi ko gushima Imana ibikunda cyane, ndetse no muri Bibiliya bivuga kenshi ijambo gushima ryikubaje inshuro nyinshi muri Bibiliya, niryo rigize Bibiliya. Hanyuma rero twaba twazanywe no gushima, no gushimira Imana, no gushimira abantu b'Imana yashoboresheje gukora ibyiza, kwera imbuto nziza, nibyo bitubesheje. Aha rero twaje gushima, kandi ndabizi Imana yamanukira kubana natwe, kandi Imana iradufasha kandi tugiriye neza. Uwite uri Imana isumba byose, turakwizera kandi tukakwiringira, kandi Nyiringabo Imana ikomeye, twaguha ikuzo iteka ryose kuri Imana igira neza. Turagushima ko duteraniye hano muri uru rugo rw'umugaragu wawe n'umushakazi wawe. Tuje Mwami Imana ikomeye kugushima no kuguhimbaza, tuje Nyiringabo Imana ikomeye kwibutsa imirimo ikomeye itangaje wakoze ku buzima bwa benshi, none tukaba duteranijwe hano.
rero Nyiringabo turagutumiye kugira ngo umanukire kubana natwe, Mwuka Wera uziyobore ibyiyumviro byacu, uziyobore bino biganiro, uziyobore ugiye kutugezaho ijambo, uziyobore umuyobozi wa gahunda, uziyobore mw'Imana ikomeye ku biri bivugirwa aha byose, umuntu uri bugire icyo avuga ntategwe ahubwo ashobojwe nawe, nk'uko Paul yavuze ngo dushozwa nawe duha imbaraga nyakuri no kuduha akanwa k'abigishijwe bituruka aho. Ndakwinginze rero ngwino uduha akanwa k'abigishijwe kugira ngo ngwino tugiriye neza kandi ngwino dushyigikire izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye Mana Yesu nk'umwanzi, turagucecekesheje mu izina rya Yesu. Twemereye ubuntu bwawe n'ikaze, tubahaye ikaze, twemereye Umwuka Wera kugira ngo atugenzure kandi atugirire neza. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye mu mashyi tuvuga ngo uri Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Reka mwicarire abandi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ngire ngo kandi ndabaho ndabajyana mu gihugu cy'amasezerano gitembamo amata n'ubuki, ariko muramenye nimumara kugerayo mukarya mugahaga, ntimuzibagirwe ko nabanye namwe mu gihe cy'ubutayu, ko nabanye namwe, ko nagendanye namwe urugendo rungana rutyo. Nimumara kugerayo mukarya mugahaga, muzakora ibyo gushima Imana ndetse no gukora ndetse n'imirimo myiza igendanye n'abizera. Rero turashima Imana ngejeje iki cyifuzo, cyangwa se twavuganye ko afite iki cyifuzo, twasengeye kenshi, ni ugushima. Amina. Hanyuma rero turaza kumva icyo ashima n'ukuntu ari bushime. Reka rero muri aka kamwanya muramfasha dukomere mu mashyi Pastor Tom aze atubwire icyo Imana imubwiye giturutse aho iri bishingiye mu ijambo ryayo, kuko ndabizi ko ari intumwa, kandi intumwa iratumika kandi ikavuga ibyo bayitumye. Murakoze rero, reka tumwakire dukome mu mashyi. Pastor Tom turakwakiriye, n'umwanya w'ubukoreshe murawuzi. Imana yo mu ijuru ikugiriye neza, dukome mu mashyi tumwakire. Imana rero ko ibi nabyo Imana ibiza kandi yaturize tukaba turahangaha, ihabwa icyubahiro. Amazina yanjye bakaba bayavuga ngo Pastor Tom. Hano hantu ndahazi, abantu benshi turaziranye, n'abandi nashumbye muri iki gice, abantu benshi bahano baranzi. Rero ndashima Imana kuko uyu munsi, kandi ndashima Imana kuko twongeye kuba turi kumwe hano. Ndashima Imana kuko turize tukaba tukivuga n'ubuntu bwayo, kuko hari benshi bagiye babivamo kubw'ibintu, kubw'isi cyangwa se skandal cyangwa se situation yabaye, ugasanga abantu muziranye mwaka ushize mwavugaga Imana mwari mucyubahisha icyubahiro, ugasanga muri aka kanya yigire mu bindi. Hari abantu benshi babaye abacuruzi, bari abakozi b'Imana, ndabazi jewe bamwe. Hari benshi abajyaga bahisha Imana icyubahiro, bafite utubari kubera ibibazo byagiye biba, ariko reka dushime Imana ko tukivuga izina ry'Uwiteka. Reka twese tunayikomera n'amashyi. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo ese niba ifati zishe umukiranutsi kubakorera, niba insengero bavuga ngo zirafunze, kuvuga kubahisha Imana byararangiye. Ndashima rero twebwe ko tukivuga Imana. Yesu nashimwe. Akaba rero nayo mpamvu mpagaze imbere yanyu tujya kuganira ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu umuntu yagiyemo, nta zindi mpamvu, nta zindi, ukabukiranga ukiri umukozi w'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kandi nta kintu kiba kitazarangira ngo haze ikindi. Buri munsi tuba twiteguye kuko ibintu bihinduka. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Abanyakire kugira ngo tuganireho ijambo ry'Imana iminota mikeya. Nariteguye, narisengeye, kandi ni ijambo rijyanye n'iki gikorwa cy'uyu munsi cyangwa se duhagazemo
reka nsenge noneho tumenyesha ndagushimiye Yesu hari icyubahiro muri aka kanya icyubahiro mu buryo bwose ndetse bidasanzwe watugiriye neza waraturinze ibihe byinshi hari benshi hano twabonanye tudahirukanye bagiye turinda hirya no hino twari turi bagiye turindira mu myanya ndashima rero iki gikorwa cy'uyu munsi ntabwo ari aniveriseri ko nabibwiwe ntabwo ari aniveriseri ntabwo ari ukuvuga ngo gufata irembo ntabwo ari ukuvuga ngo ibihembo bacanze abakomeye bafite amazina bicanga ibihugu bikomeye iryo jambo niryo ryabuze niyo mu byo kumva igihugu cyarakomeye kigagaragaza no gukomera kwacyo cyarangiza kikareba ikindi kikavuga kitari kuburirwa agakubita kakamenagura kakarangiza uri utagira ngo buriya hari umuntu umwe ujya uvuga ijambo ariko wajya kurisesengura ukumva amakuru ari muri iryo jambo arakomeye cyane ngo burya ngo injiji ntabwo ari abatize ahubwo ngo injiji nyakuri za zindi zifatika za zindi zujuje ibyangombwa nizitwa amaporofesa n'amadokiteri n'abantu byose noneho zarangiza zigakora ibintu bisa nkaho ari ibintu byabo ngo izo ngizo rero nizo zitwishije kubera imbaraga n'umuhate akora abikoresha agira igikundiro ku muyobozi w'itorero arangiza aravuga ati wa mana waka kazi kari nyuma abandi banze abanaragahisemo ndashaka kugira ngo kamere umugisha uzampa umugabo w'umuzungu uzantwara hanze kuko sinize nta wundi muvandimwe ngirayo umugabo aragenda yigishayo wenda hari n'ubyo atakoze ahita agaruka abwira pasiteri ati ndamubonye ariko akantu k'akavuyo hajemo akantu kameze nk'akavuyo wundi baragenda bamuca arazwi se ntabwo azwi hari umuntu uhari ariko ntumego umenyekanishwe n'iki Yesu ashimwe cyane ntabwo abantu bakuzi twebwe neca z'abantu tumenyekanira umuntu kwa runaka ufite ibi bikorwa ariko hari n'umuntu umenywa n'Imana ikakwimenyera Yesu ashimwe cyane umukobwa wenda aho ngaho ntabwo bamumenyaga cyangwa se yarazwi na pasiteri wenyine nabwo biturutse ku buryo bakorana nta wundi muntu wamuhaga agaciro nta n'undi wari umuzi ariko ijoro ryari rimuzi ryaramushyize muri gahunda zayo hanyuma none haba iki rero wa mudiyakoni aragenda munyuzeho yiruka speed areba asanga nta muntu uri yarazabwira pasiteri ati gusa ntabwo hari umuzungu ahagararagira pasiteri yarahari basubiza yubaka muri kabiri ariruka nkaca kuri wawe asanga n'ubundi bamucaho ntibimenyerewe agenda gikaza reba asanga ikintu cyamenyekanishije umukobwa ubwo twese turareba hari akantu yari yaradoze k'agataburiya gatuma amazi atamumeneka ako ngako kajya kambara gutya ku cyumweru ako rero niko kamenyekanishije urugero ureba umukobwa uriyo wambaye akantu gutya umukobwa arakiyambura ariyungura afata uko yajyaga ahagarara hariya nuko yajyaga bayifasha gutya yumva ijambo ry'Imana n'akazi agateguye neza afata Bibiliya yaraza tubona aciye muri koridoro hariya turuka inyuma araza neza n'umudiyakoni asanga pasiteri hariya kuri aritari n'umuzungu
aho rero niho numviye abapagani bo mu rusengero ko bahari burya urusengero rero rwuzamo abapagani ukumva ukumva nagiye kumva numva ngo izina rya Yesu mu izina uratokesha Imana yatanze umuntu gutangira gutokesha ngo kubera iki ngo kuriya bazi ko asuzuguritse ntabwo akwiranye nande ninde w'ibyiza bitabera hano wenda imbere y'abantu wenda byashoboka ariko imbere y'Imana ninde w'ibyiza bitabera nta n'umwe kusa kose ibyiza byakubera aho ngaho nagiye kubona ngiye narahindukiraga nkanareba kugira ngo ukabona umuntu mu ntebe yubitsemo amaso waruze ngo azi icyongereza yarakize hari abize makerere za Butare za Oxford mu Bwongereza mbese barakirangije bakaba bazi ngo nibo none abonye ko atari bo yubikaga amaso mu ntebe akarira nagiye kubona nkabona arimo arihanagura ntabwo ntimworoshye hanze mworoshye murebe umuntu wasenze yarangiza kandi agakora neza haleluya amen mu kanya gato mu by'ukuri umuzungu aravuga ati pastor uyu nguyu ni we nyina w'abana banjye Imana yaramunyeretse kenshi none uyu munsi ndamubona harimo icyo ngusabye ni kimwe uyu munsi ngusabye iminsi 3 kwitegura umunsi wa 4 ndamutwara haleluya amen niko byagenze njye nari mbari bibiri ako kanya sinamenya ahantu byabishishe babishishije burya ikintu cyaje mu mafaranga kiba giteye ubwoba twari ku munsi wa 4 twaje kumuherekeza nsanga byabishishe urabona ko umwana abana nk'abo b'imfubyi gisa mutayimo hari nubwo badafite bwa amafaranga yo kugura bwa benda bw'imbere bw'ubu bw'amabere ugasanga amabere yimereye nk'umukobwa ariko ameze nk'umumama ariko nagiye kubona ngo ububere bwabaye butya mbona neza hana kanu nakamwa ndavuga mani kwa gicyubahiro wana mukobwa kwa ku munsi wa 4 tugira dute turamuherekeza yurira indege niwe wa pasteur yakuye hakazu keza muri Kigali n'imodoka yararanga hashunge agenda atagenze n'amaguru akagenda n'akamoto ariko umuzungu yamusigiye akamodoka keza amugurira akazu kitaje hari ya Kimironko umukobwa yasohokeye mu nzu yitaje kwa pasiteri arangije aramubwira ati kandi tugende ujye kureba umwana baho mujyanye niwe yaramuherekeje ubizi icyo yamukoreye ejo buri 2022 nari ku ishuri Kigali urumva ko yagiye bibiri karindwi aragenda urumva yagarutse ejo buri 2022 abyaye abana ba aragenda yubakira pasiteri z'urusengero inzu nziza n'urusengero rw'amasazi yaraje atwara pasiteri n'abantu mu 10 abantu 8 n'umugore n'umugabo arababwira ati rwose itorero rihereza abana iryaho naryubatse muri Texas ubu yaragiye 2022 twaramuherekeje ntabwo kiri mu Rwanda umupasiteri n'urugo rwe wa mukobwa yaragarutse 2022 agaruka yaramwubakiye y'inzu n'urusengero aravuga ati shaka abandi bajya muri uru nguru ngenda gutwara ibyo bintu bishatse kubivugira iki ikintu cyitwa urukundo gishobora kukwicaza ahantu utakabaye utekereza kwicara ikintu cyitwa urukundo haleluya gishobora kugutwara ahantu utakabaye utekereza kujya ndetse n'imiryango yawe itakugeza ikintu cyitwa urukundo kikakwicaza ahantu utakabaye wicara kikakwicazanya n'abantu utakabaye wicarana nabo kikakujyana ahantu utakabaye utekereza ko wahajya pasiteri yatagira urukundo rwo kwakira umwana ntabwo yajya kuzurira indege ngo ajye muri Amerika n'imiryango wenda yajya kuzasaza umwana we kuko wenda akiga akadundaguza akiga hazijyanayo ariko ntabwo umuryango wose abantu 10 bakaba yenda niyo ni chance yavuye ku kintu cyitwa urukundo iryo jambo n'ibyo tugiye kwiga rero dusome iryo jambo tugiye dusome urukundo ikintu gikomeye cyane soma mu Korinto ba mbere igice cya 10 igice cya mbere umurongo ibice 13 umurongo wa mbere
iki gikorwa turimo none ni igikorwa kiri related n'urukundo. Iyo hataba urukundo ntabwo twakabaye duterana gutya. Ariko habaye sinye y'urukundo, akantu k'urukundo. Kandi reka maze babwire ikintu cyitwa urukundo. Ntabwo urukundo ruza mu gihe nyacyo. Ndashaka kujya mu nyumba njya gukoresha ikinyarwanda gikomeye cyane. Urukundo ntabwo ruza mu gihe nyacyo. Urumva? Aho urukundo rubonekera hari ikintu cyabaye. Ndashaka kujya mu nyumba ntabwo murabyumva neza. Urukundo mbaye nkukunda nta mpamvu. That's obvious. Ariko hari ikintu cyitwa urukundo rwibukwa rurwana intambara mu mpamvu mu gihe nyacyo. Intambara y'urukundo yaje rukarwana intambara rugatsinda. Urwo ni rwo rukundo. Urumva? Iyo nta kintu cyabaye kugukunda ni ibisanzwe, ariko hari igihe mukunda kuko hari impamvu. Urwo rukundo ni rwo rutibagirana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urwo rukundo rero ni rwo nshaka kugira ngo tuvugeho. Haleluya. Amen. Kasoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nkuko pastor yatubwiye turabisanga mu Bakorino maze turahumva. Nubwo navuga indimi hejuru avuga ngo urukundo ruhebuje byose kubingenzi. Urukundo ruhebuje byose kubingenzi. Mubaze mukomera amashyi kubw'iryo jambo. Mwisi nicyo kintu cyabuze mu badokita, nicyo kintu cyabuze mu baprofessors, nicyo kintu cyabuze mu bashakashatsi, nicyo kintu cyabuze mu batunzi, nicyo kintu cyabuze mu boro. Nicyo cyane cyabuze ahantu hose. Iyi si yabuze ikintu ijambo rimwe gusa, ikintu cyitwa urukundo. Nibwo rwayiyobora rukayiyobora. Nakubona nkakurazi wanjye nta n'impamvu utananyibwiye gusa nkakubwira ndumva ashaka kugira ngo uzurari wanjye. Bugacya mu gitondo nkagenda ukampa inka, nkagenda ukampa inkoko, ubuzima bugakomeza. Habuze ikintu cyitwa urukundo. Iyo hatabura urukundo ntabwo igihugu cyakabaye gitera imbere cyarangiye kikavuga gitereka mu bisenyi kuko nkurushije imbaraga. Kandi abakora ngo naba professor. Mbwira ko professor ureba ikintu n'abantu bize. Mbwira umuntu urebe inzu y'itaje 100 havuga ngo ngewe narize ndi doctor ndi professor ndunaka mfite izina reka nyisenye. Uzi imbaraga yakoresheje kugira ngo yubake inzu y'itaje 100. Uzi imbaraga yakoresheje kugira ngo yubake atere imbere. Haruguru ngo reka mbisenye noneho nanjye nkwereke. Uwo muntu hamwe n'umwana, uwo muntu mugereranye n'umwana, wa mwana ukambakamba uburyo wayimeshe n'uburyo wayigoroye akaza akagufata akazamukira ku kuguru. Umwana avuye hanze wambaye costume y'umweru wicaye mu ntebe urenda gusohoka kujya ahantu, none akaza akakwishimira, akaza akavuga ati reka nanjye nkwereke. Akazana na byabyo no muri ya costume akayifata akazamukiraho nawe agahagarara. Uwo muntu professor ukuri ibyo atandukanye gute n'uwo mwana? Urukundo ruzana n'ubwenge. Ahatari urukundo nta n'ubwenge buhaba. Haleluya. Ariko iyo usanga uriya muntu nakaboye mbona uteye imbere navuga ati ahubwo nanjye wamwongereraho. Haleluya. Nanjye wamwongerera kuko yateye imbere, yabaye umugabo, yashizemo imbaraga. Ariko nanjye uruhugu wafata nanjye nka miliyoni 10 nkamwongerera nkamubwira ntongera ukubita ikindi kizimbu kizamure aho kugira ngo ntirangize. Ahatari urukundo nta n'ubwenge buhaba. Ariko ahantu hari urukundo ubwenge burahaza. Soma twumve. Nubwo navuga indimi z'abantu, nubwo navuga indimi z'abamarayika, ariko singira urukundo. Bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ndima mpindutse nk'umuringa uvuga nk'icyuma nk'uko wakubitanye icyuma ukagikubitanya ukarimo. Murumva sound iyo ngiyo? Murayumva? Icyuma kirenga ntabwo kidafite ubuzima, nta kintu kirimo. Kuko impamvu iyo usanga harimo ikintu imbere ntabwo cyavuga kuri icyuma kitarimo ikintu imbere nicyo kivuga kirangiye.
kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose ubwo ni wa munyabwenge nkamenya ibihishwe byose nkaba narizi bumenya umuntu yaba ahagaze nkareba ikintu abura imbere ariko singira urukundo mwambare mukazamara Imana ku kibazo njyewe singira urukundo kandi mfite ayo maso yo kureba ikintu kiri imbere ariko singira urukundo aho ngo biba bigenze kandi nubwo nagira kwizera kose ntabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo ntacyo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike ariko singira urukundo ntacyo byamarira urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibitera isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri babarira byose rwizera byose rwihanganira byose no kurukundo. Amen. Ari umusaza umwe yigeze kunganiriza bibiri gatandatu nakoraga ku mupaka ka Gitumba nari nkureka microfinance kakoreraga ku mupaka umusaza aza ashaka amafaranga aza ashaka credit ambwira amafaranga ashaka kuko ninjye wari ukuriya ku gashami urumva yajyaga kunganiriza kugira ngo anterete muhereza amafaranga ashaka yashaka nka miliyoni 5 haraza turaganira arambwira ati umwana wanjye kankubwire atungu ndashaka kugira ngo tujyane iwanjye mpakwereke ati nuhagera nta nubwo wanyuma amafaranga wayampa gusa nti atubwo ndibanga Imana yangiriye neza nti ambwira umuntu w'umuyobozi yagiriye neza kera urabyumva umuntu w'umuyobozi muri iki gihe ukuntu yamugiriye neza kubera iki yabonye ngo akana bakirukanye ku ishuri kagenda karira kandi bagasohoye mu bizami aragenda none akarebye asanga nakanyarwanda ibyere byose kuko uwo musaza yari umunyarwanda bariko bari mu mahanga akegera avuze tuwa mwana uruwo Rwanda aramubwira ati nduwo kwa runaka kurira se ati banyirukanye basohoye mu kizami kakundaga kwiga arangije aramubwira ati tugende njyewe deregiteri ngiye umunyereke mvugane nawe kigengo yari mu nzego z'ubuyobozi yari ushinzwe ibintu by'umutekano none ngo baragenda bajya ku kigo runaka barangije kugerayo arambwira ati amafaranga ndayaguhaye y'igitamu nandi uzajya ukenera ntuzongere kubwira uyu mwana ngo umwirukane ahubwo ujye ushaka dore telefone ngizi ujye ushaka kuri izi nomero umbwira ikibazo cy'uyu mwana umwana ariga ararangiza aragenda arakomera yari icyo gihe noneho mu myaka yashize muri za 1995 yari umuyobozi ukomeye cyane ngo noneho yakoresheje inama hano ipyo ngiyo agiye kubonabona mu basaza baciyeho bakuze ijisho rimwereka wa musaza wamugiriye neza muzamuri icyubahiro cy'Imana umusaza anyuraho mu bandi nibwo abwiye umuntu amubwira ati giye mu mbere uriya musaza umubwira aze hano umusaza nubwo yanyibwiriye ku giti cye noneho aragenda aramuzana amuzanye mu muzeyi ati uranze ndati nkuzi nk'umuntu tuyobora nyine nk'umuyobozi tujye tubona ntabwo nkuzi nta bindi nkuzi urumva ko umuzeyi yarashaje aramwibagira nta nubwo ibyo yakoze yabuzirikanye umwana ubwo umwana niba yarakomeje akiga ntabwo bakunye kwitsiritanya cyo noneho bati rero ntabwo wanyibuka ariko nkuhaye adiresi uzaze bakuzane neza iwanjye ku biro tuganire neza mbese muri make kugira ngo nihutishe gahunda
aramwibwira amubwira impamvu ukuntu yamufashe akamudihirira undi akiga akarangiza akagira amahirwe ntiyapfa ibintu byose akaba niho aramubwira ati rero mbwira icyo ushaka nawe rero kubwira umusaza aramubwira ati nabyo ibyo nshaka ze ntamenya nshaka ibiki mbese amubwira ibyo abasaza nawe bakuze mbese muri make undi aragenda amwubakira mbese muri make kugira ngo nihutishe gahunda amwubakira inzu nziza amugurira urutoki rwiza arukoresha amugurira ifamu arayitegura mbese yarakomeye yaramubwiraga ati rero mwana wawe kora neza wigendere niko yambwiye umusaza kora neza wigendere ineza izagusanga aho uzajya izagutangayo icyo ashatse kujya mubwira ikintu cyitwa urukundo bene data iyo adakunda uriya mwana ntabwo yakaba uwo musaza uri muri iyo myaka yakaba uyu nguyu ari imyaka za 90 ariko kubera ubuzima bwiza yicajwemo na wa muntu ubu yarahindutse yabaye nk'umusore w'imyaka 80 ubu ni umusore yambara za kawunda suti zikamufata gutya arakomeye ni umusore abandi barahumye burya no gusaza no gukenesha gusaza no gukene ubukene butera umuntu gusaza ubukene ni indwara mbira gatsima ubu yakaba iri mu za 90 ariko ni umusaza utambaye marineti yambara za kawunda suti ntabwo agenda neza yemye rwose nk'umusaza ukomeye kandi babandi baza 70 bose barashize ariko barakomeye usanga arafite imihiro kubera iki ni neza yakoze cyagiye na nuba aracyayigendera ko umuntu yaramubwira ati ntuzongere kubura miliyoni kuri konte ntuzongere kwifuza kandi iwanjye ugize udakomanze urumva ikintu cyitwa urukundo Yesu ashimwe ikintu cyitwa urukundo bene data ngiye gusoza nshoje mvuga ngo ndumva nkwifuriza kugira urukundo ku muntu utazi no ku muntu uzi ku mukuru no ku mutoya ndashoje kandi Imana ibahumugisha Mana mu izina rya urukundo rumusabemo rumwinjire mu mishokoro no mu nyama no mu mishokoro no mu mitsi no mu maraso ruzabe umurage w'abantu bazabakomokaho n'ababo aho ariho hose bazajya bakandagira mu reka duhe Imana yacu icyubahiro nta kibazo ubwo abari bugume bihuta baragenda natwe turaguma dusigare Yesu nashimwe cyane haleluya hanyuma Gilbert Nzayisenga yego ngo nizere ko mwe muri bumenye kuko ndi bamenye ko ngiye kugenda mbere kubera izindi nshingano ngiye kujyamo hari inama ngiye kujyamo kandi ningewe mfite ipfundo ryo kujya mbize kubasha gukora mbanje kubashimira umwanya mumpaye ariko nkanashimira nabifuje ko twazabana ahangaha Imana ishimwe umuvandimwe cyangwa umukobwa mfite mu nshingano Gareti yarambwiye ati hari umunsi nzagira araza kubyivugira atari ko umunsi ndifuza kuzandi hamwe nawe sinakaba imvuga mbere kuko nari guhera ndakubwiye ariko bavuze ariko ikoranabuhanga ryabaye ryinshi buriya ndaza kubibona ibyo yavuze yadukoresheje biriya byuma ariko ntibyari kuba byiza iyo kuvuga mbere n'umuntu y'inkundiye nkigera hano amaje ntise ba nyir'urugo ni abahe tuje kuganira nabo arambwira ati ni umusaza ese umudamu nawe n'uyu nguyu ubwo rero nubwo ntabazi neza ariko ndabazi ubwo nabamenye ko numva ikintu nyamukuru gihari uyu munsi ni ugushima Imana amen ni ugushima Imana no gushimira abantu bari yakoresheje kugira ngo uyu munsi umuvandimwe Gareti bagihagaze bagifite ubugingo bagifite kumva ko nawe atekanye mu murimo mwiza twabonye
iyo mvuze umuryango mwiza twabonye ni imiyoborere myiza y'igihugu cyacu. Imiyoborere myiza y'igihugu cyacu agenda kumva ntacyo yikanga, akumva nta n'uwamuhohotera, kereka abaye umujura nk'uko yatera undi buri wese, kereka abaye umugizi wa nabi nk'uko yakora undi uwo ari we wese, ariko akumva ari bugende atekanye. Ibindi byose byaza kumva ko bije bimugwiririye. Njya nkunda kuganira n'abarokotse jenoside, iyo mbakira kenshi ugasanga nk'umuntu arambwira ati njye ntacyo barankorera. Wenda umwihariko tujya tugira, hari igihe abantu bamwe batabumenya, ubundi umuntu warokotse jenoside hari igihe usanga ameze nk'umuntu cyangwa nk'igiti cyari gihagaze gifite amashami yose, gifite amababi, gifite byose, gifite aho kivoma kikavomererwa, ariko uyu munsi ugasanga gishobora kuba gihagaze nta n'ishami gifite, nta baba gifite, nta numva ari icyo giti kiba kigomba kwitabwaho by'umwihariko, kuko ibyakakivomereye, ibyakagifashije, amashami yakakibungabunze nta yaba gihari. Ibyo sindi bijyemo cyane. Ariko iyo atangiye kumbwira ati ntacyo ndabona, mpita mubaza ntubu koko ntacyo urabona, nta gihugu kirakumarira iyo ugenze mu nzira ninde ukubaza indangamuntu? Ati ntawe. Iyo uryamye ninde ukurindira umutekano? Ati ni igihugu kibundindira. Iyo uvuye aha ukagera ahangaha hari icyangombwa kindi wongera gusaba kugira ngo ubashe kugenda mu nzira? Ati reka. None si ibyo ngibyo si byo bya mbere igihugu cyaguhaye kuruta ibindi byose byaza ari inyongera? Ati ahubwo ibyo wahawe ni byinshi kuruta bike bisigaye utaragira utarahawe. Ushobora gusanga tubisangiye nk'Abanyarwanda turi benshi. Ni umugisha twagize wo kugira ubuyobozi bwiza, no kumva ko Abanyarwanda twese dufite aho twisanga, dufite uburyo buri wese yumva yuko nta kibazo yagira ari mu nzira agenda. Njya ngishima cyane kandi nkagishimira Imana, nkashimira Imana yaduhaye n'ubwo buyobozi butuma twisanzuye ku buryo budasanzwe. Ibyo uyu mukobwa wacu yakoze bishingiye ku ntumbero ebyiri igihugu cyacu gifite. N'intumbero ivuga ubumwe. Ku babohoye igihugu niyo yari intango ya mbere yo kugira ngo igihugu gitangire gutekereza impamvu cyaza kubohora, nubwo nta bumwe bwari buhari. Ariko indi ntumbero ya kabiri niyo twese ubudaheranwa. Twabaye mu mateka mabi ku buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Jenoside yagize ingaruka ku bantu bose. Umuntu yakoreye jenoside amarirwa be bose, ariko abayikoze nabo hari byinshi byababayeho kubera jenoside. Abayihagaritse nabo batakaje abantu benshi kugira ngo jenoside ibashe guhagarara. Ushobora gusanga umubyeyi asigara wenyine yarabyaye kubera ko abandi bana bari batabariye igihugu. Iyo turebye ku mateka yacu twese nk'u Rwanda, dusanga jenoside yaradusigiye ibikomere bidasanzwe byinshi cyane. Ariyo mpamvu uyu munsi u Rwanda rwafashe indi ntumbero yo kuvuga ngo reka ibyo bye kuduherana. Haleluya. Reka bye kutugira bye kuduherana, kandi nacyo Imana ishaka. Ntabwo ubundi Imana ishobora byose, kandi Imana ifite byose. Aho abavandimwe babuze umuryango bagasigara bahagaze nk'igiti, Imana igize ibiki irahari, sibyo? Imana ibyo yasimbura ibyo byose. Numva ngiye kubwiriza se kandi Imana yagira ibiki? Yasimbura ababyeyi badahari, Imana yasimbura abaturanyi badahari, Imana yasimbura abana utabonye, Imana yasimbura abavandimwe bakuvuyeho, Imana yasimbura byose, ikaguha umutima utuje, ikaguha kunezerwa, ikaguha kubaho neza, ikaguha abandi bavandimwe. Imana ifite byose. Haleluya. Kuri ubwo budaheranwa rero nicyo uyu muvandimwe yakoze. Ashaka kugaragariza abantu yuko ineza yagiriwe ayizirikana. Haleluya. Kandi ineza yagiriwe imuha undi mutima nawe wo kuba yagirira neza abandi ntacyo arebeye.
ahubwo akifuza ngo wenda mu kantu gato twaganiriye akifuza ngo ese kuba nzirikana umubyeyi wangiriye neza nkaba numva ko nanjye Imana inshoboje nagira neza abandi, ese nanjye abandi babikorera abandi nta kindi barebeyeho. Icyo ushatse kuvuga, ese we wabikorera abandi nta kindi urebeyeho, nta kindi ushingiyeho, ukumva ko rwa rukundo twigishwaga rutureba twese. Icyo kintu tuvuze urukundo n'undi nirwo rwaganishaga ku cyo twaganiraga cyangwa ku cyo twari dutegereje, ariko ubundi urukundo nirwo rwagatumye twihanganira byose, kumva yuko buri wese agomba kugira umukunda kandi nawe akagira ubakunda. Hari umuntu wigeze kutwigisha atubwira ku umuntu warokotse jenoside, tugereranyiriza nk'ibaba. Ati buriya muri kiriya gihe cya jenoside umuntu yari ameze nk'ibaba, noneho rya baba ryaragurutse rijya mu kirere igihe ryari rivuye kuwaryitagaho, uwo ryarifatiyeho. Tuvuge n'umwana wari umaze kubura aho afatira ku babyeyi, ku muryango, ku nshuti, ku bavandimwe. Ati noneho amera nk'aho agiye mu kirere kirimo abandi bantu bafite uburyo bahumeka, bafite uburyo bakora, bafite uburyo bagenda. Wa muntu yajya amusanga, aho kugira ngo ryaba bari mugwire aryakire, ahubwo ryamugeragaho akarihuha cyangwa naryo akarigirira nabi, sibyo? Noneho hari igihe ryaba ryagize umugisha rigira aho rigera rirahagwa, nyiri ukuryakira ararisigarana, araribungabunga, arishakira umutekano. Mubyeyi bose icyo wakoze, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo Goreti yagize umugisha uko yari ari agira aho agwa, hahandi aguye haramufata, haramubungabunga. Niyo mpamvu uyu munsi wabayeho, kugira ngo dushimire umuryango wafashije Goreti kuba akibasha kubaho, dushimire n'Imana yabashoboje. Yarazirikanye rero, kandi kuzirikana ni ingenzi. Ariko muri uko kuzirikana tuba tugira ngo byongere bitubere isomo, tuvuge tuti kanaka iyo abishobora, kanaka akabishobora, undi kanaka akabishobora, ese muri iki gihe twakabaye dufite ingaruka zingana gutya? Uyu munsi igihugu cyacu kitwigisha kubana neza, kitwigisha ubumwe, kitwigisha gukundana. Ese icyo gihe bibaho ryaba baryaguruka rikagira urifata, umubyeyi yagera ahagera akavuga ati twabanye neza nta kibazo, ngwino injira, kanaka gutyo gutyo gutyo. Ntago amahano twabonye muri iki gihugu twari kuyabona. Ese uyu munsi bwo duhagaze dute muri twebwe? Nabuze ngo nabaye nkugisha ijambo ry'Imana. Ko turabashimira mu rwego rw'ubuyobozi, turabashimira ko mwaje kwifatanya natwe, ariko tukanashimira uyu muvandimwe intambwe yateye abandi yari yananiye, akagera ku rwego rwo guhisha umuvandimwe, uyu munsi akaba akiriho. Ndarukomeye cyane n'igihugu kijya kibashimira. Ni ukuri Imana yo mu ijuru komeze ibahe umugisha, kandi muzaharanire ko iryo kamba mwambaye kiriya gihe muzakomeza mukaryambara, kuko ugira neza ariko wagira nabi, ibyo wakoze mbere bikagira iki, bigasibangana. Ndabifuza rero gukomeza kugira neza, nawe wakoze kuza gushimira umubyeyi. Imana ibahe umugisha. Imana yo mu ijuru umuganiro, bitewe n'uko Imana iri ubushobozi kandi igaba ryanjye ukazajya kandi bitugirira umumaro. Aba bose bavuze byatugirira umumaro, nawe nugaruka ugatugirira umumaro. Anje mvuka hano Nyagatare, ariko uko akunda umubyeyi atwita agahera umwana navukiye aho bita Tabagwe Rubirizi. Hanyuma nkaba ndahangaha nazanywe n'uyu mubyeyi inshuti yanjye cyane,
murabona ko twese abari aha twaje kumugaragira nk'inshuti cyangwa se abavandimwe. Nk'uko rero bakomeje babivuga kiriya gihe ntabwo cyari cyoroshye, nshobora kubivuga ukavuga uti uyu mwana yari afite igihe kingana gutya, njye ndabizi. Ushobora kundora ukavuga uti uriya mwana ko ndora akiri mu myaka mito, ibi yaba yarabibonye, njye narabibonye nubwo nari muto. Urumva umuntu wavutse muri 88 buriya nta kantu nziho gato yarabyibura niyo umubyeyi yaba ampetse, ariko Imana yansize amavuta mpora ndi mushya, mpora bambariza mu myaka 25. Hanyuma ndibuka Kamariza yaravuze ngo dore mbazaniye urukundo isoko y'ubumwe n'amahoro rw'imbaga y'inyabutatu. Icyo gihe yavugaga umuhutu, umutwe ndetse n'umututsi. Yego hanyuma rero tugomba kugira ubumwe tugakundana ariko tutitaye ku byabaye, tugomba kubyibuka ariko ntitubihe umwanya nanone cyane, ahubwo tugaharanira kwiyubaha. Bavuga ngo abantu bajye gusenga ariko ntabwo bari bagamije gusenga. Icyo gihe hapfiremo nyogokuru, ndumva ariwe bahereyeho bamukubita agahiri. Noneho abantu bamajije kuza, ubwo urumva we na padiri bari babyumvikanyeho, baravuga bakazajya protokole, reka tumwite protokole, yazajya abona umututsi akamwicaza kuri uyu muryango, umuhutu akamucisha inyuma. Urumva n'isiri bari baziranyeho ry'aho abatutsi bari buteranire, aho bari bubatemere, aho bari bubakubitire bwa buhiri. Ndibuka nyogokuru Mukazesa niwe bahereho, nanjye mba naragendemo, nuko yagiye kuntwara gusenga mama arabyanga, arangati witwara umwana ari muto. Rero nuko ubwo icyo gihe nibwo twagiye tugeze hano tuhasanga bariyeri, baravuga ngo abakomine Muvumba ntibajya aha, Bakiyombe bajya aha. Mama hari igihe njya mvuga nako mama uri muntu ki, mama yabaye tora bazabunyora ahantu hose. Mama yaba umuhutu yaba umututsi ntiwapfa kubimenya, yavuze urukiga kubera ko kumva izo ndimi no kuzigendamo. Avuze urukiga ibindi byose ntibabyitaho, burya no gusabana ni byiza, mujye mugira urukundo aho kugira ngo mugwize ibintu, mujye mugwiza abantu. Inshuti ze nizo zamurokoye mama ajya muri Kiyombe, kandi yari uwa komine Muvumba. Data we bamusanze mu migozi niho bamutemeye, kwa kundi umuntu agenda yirukanka. Musaza wanjye bita Geoffrey we yagiye mu Masaka, data arambara yatya mu migozi, yihisha mu migozi mu miringoti. Ubwo abamubonye nibo babitubwiye na musaza wacu, bajyamo baracagagura. Ubwo nje narikomereje, nabonaga batema ariko sinanzi icyo bagamije. Ubwo narikomereje ngiye kwambona bura ni Nyagasonga bugari, nsanga ahantu abantu babiri bakoze bariyeri, mwambwa ngo ye mwangwino hano, ndagenda nari nzi byari byose. Bankanura ijisho, ntera hamwe imwe ifata ijisho igira icya, ifata njya nkunze gukora ikintu bita sederi, ifata urutoki rwe anshyira mu zuru. Noneho arambwa ngo ni intege intoki, buriya hariho ntabwo ndi burubereka ariko mfite igikombe. Arambwa ngo ni intege intoki, ndazitega nubitse ngarukuru yaratema. Mugenzi we aravuga atari kuri ko mwana urabona atari uwacu, ngira ngo hari yarebye amazuru. Sinzi abatutsi bose ntago ariko bagira amazuru maremare, kandi n'abahutu bose siko bagira amazuru. Njye niryo somo nakuyemo, ariko wenda hari umuntu uramureba ukareba ingingo ngiramo, ariko icyo ntago aricyo kiturombereje imbere kumenya ngo umuhutu umututsi umutwa n'icya. Twese turi bene Kanyarwanda. Njye mbikura kuri Adamu na Eva. Imana ijya kurema ntiyahereye kuri Adamu, none se yari umuhutu cyangwa yari umututsi? Bavuga yari umutwa, bavuga ko umugabo ari ubyara. Yego umugabo si ubyara, nose niba yararemye umuntu umwe Adamu, yaje kuvamo umuhutu n'umutwa n'umututsi gute? Niyo mpamvu twese abishyizemo ibyo bintu tugomba kubyikuramo, tugaharanira kwishyira hamwe, ego tukiteza imbere, ariko twumva ko turi umuntu umwe nta wundi n'Imana. Iyo yaduhanze, iyo yabayeho mbere y'uko ibaho, twebwe ikaduhanga. Ubwo kubana ni byiza. Umugabo akarera ngabo yarambwiye ngo tuzajya kumushimira nuko yahumye amaso. Ngabo araje bagiye kuntema, ariko gumasanga umukobwa w'inzobe barimo kumwereka epfo mu gishanga, bagiye kumutema ngo sanga bene wanyu ngize ntya ndungurutse ngo umuhoro urajojoba amaraso, sinanenze ibyari byo. Nyuma iyo ngenda numva amateka, ngenda nsubiza inyuma ibyo nagendaga ndora, ndetse n'ibyo mama basha kunyibutsa, n'ibyo basha kutuganiriza. Umugabo Karera Ngabo yari ari muri ba bantu bari bashinzwe gukoresha amanama.
ndagira ngo mbumvishe ibyabayeho bamwe mutazajya mubyumva nk'amateka gutya akaremesha inama aho bari bujye kwica ariko mwaba muri inshuti akatuma umwana we inama zose bakoraga yabaga ari kumwe n'umwana akavuga ati genda ubwire ko runaka ko bagiye kuza kubatema biruke bajya kwihisha uwo yari intwari ndashimira aba babyeyi cyane Imana ibaha umugisha icyo gihe Karerangabo yaraje anyituwe aravuga ngo mureke uwo mwana n'uwanjye aranterura njyana muri Kiyomba nshyira mama ndokoka gutyo ego hariho abantu rero icyo gihe bari bafite umutima w'urukundo nk'aba babyeyi barakoze cyane Imana ibampera umugisha ari nabo bavamo abarinzi b'igihango uzi icyo bita umurinzi w'igihango kiriya gikorwa bakoze kirakomeye cyane ko umututsi yarari yitwaga inzoka bangwa afite amatwarere tamenya afite imirezo nyamune mu bantu barahari umuntu ufite umurizo uhari nyamara tugiye kugendera ku cyo bavugaga icyo gihe wasanga harimo umuhutu ndetse n'umutwa n'umututsi ese imirizi irihe ayo matwi atendera bihetse hanyuma rero ni ukuri babyeyi beza mwarakoze Imana ibampera umugisha kandi ni ukuri umutima w'urukundo tujya tuwukomeza sibyo naterura ndirimbira uyu musaza yarakoze cyane ni ukuri barakoze Imana yo mu ijuru izabahembe igihemba abagizi ba neza turasaba rero hano hari umuntu mukuru w'umuryango wa Kitegetse cyo kora kamaze mbibwire yewe uyu umukazana wanjye Kitegetse ni umuhungu wanjye data ubundi twashe izina rya data Kitegetse nanjye ubwonko bwe birewe ribarisha kuri njyewe amazina yanjye mu buryo busanzwe banyita Bizimungu Steven hano kuruhuha ariko izina rindi niki name izina ryanze kumvaho ni mbangikare muri rusange amazina karata yose ndakoresha Imana ubonye n'abaza gushima rero uyu musaza atazakora ibyiza ntabwo najya kubona umukazana usobye none umutari umukazana mwiza yesi ndamukunda kandi namwubaha nizo dada agiye ibe nakajya kwivuga twese duteranye ariko buriya kiriya gihe cyari cyurihije kubona uhisha umuntu ukamubika munsi y'amashara munsi y'ikintu runaka byaga ari urwego ruhanije cyane kimwe hari ubwo kuhasiga ubuzima bwawe hari uko kuhasiga ubuzima bwahishe Imana rero byose katwamira Imana amashyi nyamara Imana arabukoresha abanyarwanda batakuze ibini benshi kandi bafite umutima wo gukunda nabo abanyarwanda ntibakundaga buriya barakundaga ariko uwo mutima warabananiye cyangwa se akajyana nabo hari abantu uranye nabo hari kumunga arahishe ku munota wa nyuma akaza kurekura umwe bakamwica batahishe 10 arekura babiri barabica murumva atari yananiwe ubwo yari yananiwe ariko Imana arakurikije zanjye umushanga uyu mwana w'umukobwa ageze igihe umudushyingiye uyu mubyeyi naje kumenya mukwe bw'uyu mwana ubwo namubonye bwa mbere tugirana ibihe byiza kugira ngo pasiteri yari ahari n'uwo mubyeyi yari ahari tugirana ibihe byiza nubwo naje kumumenya mu by'ukuri tugenda turushaho kumenyana nawe umugabo nawe ari wo mufasha we mu by'ukuri njye ntabwo narimuzi naje kumenya umunsi wa none ariko nubwo Imana yagize neza mu gihe yabayemo kuba nawe turi kumwe n'inshuti z'Imana ndabashima muvanye ku niba y'umutima ndabashima muvanye ku Mana ndabashima ibintu byiza byinshi mwakoze kuko mutaza gukora iki gikorwa cy'indashyikirwa nta kuntu mwakabaye mushima buriya umuntu uriya mupasiteri avuze buri iyo umuntu akora ikintu iyo ari umuhinzi arangwa n'ibyo akora iyo ari umworozi akarangwa n'ibyo akora burya ingizi ya neza ishimirwa ibyo yakoze rero zanjye duteranye ahangaha tubashimira ibyo mwakoze iyo mutaza kwikora mumeze nk'abandi ntabwo ubona ikamba nk'ibyo ntabwo ubona abantu bicaye mu rugo rwawe bangana bati rero ntavuze amagambo menshi Imana ibongera umugisha twaje ku rwego rwo kubashima murakoze Haleluya amen iyo tuvuze ngo haleluya bisobanuye ikira amen igashimangira iki bibe bityo nk'uko bibe bityo by'ubutsinzi bibe bityo rero hanyuma haleluya itsinzi irabaye bibe bityo turacyahari kubera Imana buriya
ijambo ry'Imana riravuga ngo muzaca mu migezi itera. Murakoze kuduha ijambo dukora kugira ngo ndivuge buriya umukobwa wanjye naje hano. Ijambo nyine ndavuga ni makeya, wa mugani kuvuga amagambo makeya. Mbere na mbere manje n'abashima, ikindi cya kabiri nshimiye uyu mukobwa nyine, nkongera ngashimira Perezida wa Repubulika utugejeje muri iki gihe tukigura mbese neza. Kandi iki gihe uko mbese mubona uyu nguyu hari wa mugani nayitariye, ariko aremeraga mu bandi bana mwabonye bakuru bose uko bari bahagaze hano ni bakuru, n'abarumuna be harimo na murumuna we. Mbese turamwakira kugeza n'ubu ngubu, aho aboneye umugabo. Dukora yabonye umugabo, ndewe hari ibibazo by'abagabo bujya naho bitaka ibitabo. Ariko rero uko naje nkasanga yabanye na nyina, n'ubu ngubu bakaba bakiri kumwe, narishimye cyane. Ahubwo ngino hano yego. Ubwo rero kubera yuko uyu nawe sinari muzi, kandi n'ubu wamugana uretse yuko akunda kuba agendana n'umuhungu w'iwanjye, yagiye amenya amakuru. Uyu rero ni umugabo wundi, yarishimye. Mwana wanje nawe mwana wanje, muzabane kuko Imana yabahuje. Rwose ndumva nta bindi bibazo nakongeraho. Murakoze, nivugira makeya jewe rwose. None rero reka turebe umucanyi w'iwanjye nawe agira akandi yongeraho nawe. Aleluya, amen. Uyu munsi mushatse mwavuga ngo aleluya. Umunsi ni umunsi wo gushima, uyu munsi ni umunsi wo twishimye. Ibyo ari byo byose, icyo mvuga umutima wanjye, umuririmbyi yaravuze ngo mbega ngo biraba byiza, ngo bikantanyura umutima. Nanjye rero icyo gihe byari bikomeye, ariko none ni kwa kundi wa mukobwa yavuze ati igihe waburaga ibyicaro. Nanjye icyo gihe muri izo tariki 10 ndazibuka z'ukwa kane, igihe umuntu yakubwiraga ati niyo yaba ari inshuti yawe ati twari inshuti, ariko ubu mbabariye ugiye nanjye batamitana, urumva. Ariko icyo gihe twaravuze ngo byose biba uko bishaka Mana, niba waragennye ko kuko barakubonanaga umwana cyangwa umuntu mukuru yari inshuti yawe bakagutegeka kumwica, utamwica bakakwicira. Ariko turavuga ngo wa Mana ubikora uko ubyumva. Noneho kugera ubwo ibitero byaragabwe, birongera kugera ubwo numva mvuze nti dore umwana w'umukobwa nguriya ikenya gasoro yari mu kigero kimwe n'uyu nguyu. Uriya byaza nkavuga ngo mwangegeramwe, nge nashiraga isoni. Nimba muzi ko aba bana atarabanje, ngaho nimuhere ruhande mu bice hamwe uriya bamwita Nyirahavugimana, uyu bamwita Nyirahabimana. Urabyumva? Abana banje impanga Imana izihagararaho kugera ubwo ibintu byose birangiye. Bimaze kurangira, abantu baturiye mwana yabaga bamubonye, mwamuhishe he? Ko twe twari ndababwiza ukuri, muri icyo cyari nk'iserire, ubu ni kwa Kagari harokotsemo uyu mwana w'umukobwa n'undi mugabo umwe, nabo barokokeye mu gace kacu twari dutuye. Abandi bose nk'imiryango irenga 100 yaraziye, harokoka uyu wari iwacu.
rero ntavuze byinshi nshimye Imana kandi nkashima namwe mwese mwaje kumva ibyacu ntimwari mubizi mwabonaga tugenda ariko bantu b'Imana kugira neza ni byiza ukagira neza ntacyo uyu mwana sinari muzi simbabeshya n'uyu yaramuzi ariko kuko yaje atemba dusanga nk'uko wabona kariya gahima kakugeraho ukabona karaje ati se yewe wakana we uruwahe ntacyo yari ashoboye kuvuga kuko yari asize iwabo byara ariko ndavuga nti ngwino nkwihoreze ushyire mu gituza cyanjye Imana hamwe n'Imana umwana ararokoka nguyu goreti wanjye nawe arakura mbere rubi amesha ishema none koko akwambitse ikamba none akwambitse ikamba murakoze imiryango ibiri wahuje iwabo wa goreti n'ibana kacitse kuko kwaba kwa se wabo niyo kwa Muzebiya n'umuhungu we n'iwanyu wahuje imiryango itatu iva kuri uyu mwana ubu ukaba uri umubyeyi ufite imiryango ubundi umuntu agera aho akuka akagera aho n'iwanyu bakubyara ni biriya bintu ntabwo bizavamo mwamaze kubaka umuryango ni ubu kandi umutware wanjye asa naho ari we mama we tubana nk'umubyeyi wacu mu rugo igihe kiragera rero umusaza aza kugaruka biba ngombwa yuko n'ubundi nawe aza asanga turacyabanye bajyaga bicara tukaganira bakampa amateka bakampa ubuhamya bw'aho bari batuye n'ibyabaye tukababwira ibyabaye iwacu nabo bakatubwira ibyabaye iwabo bakampa ubuhamya bw'uyu mwana bareze rero nayo ntaramubona na gake baza kumbwira ko yanashatse yakuze agashaka yashyingiwe ikintu kimpagurukije gushima Imana ni uko uyu mwana mubonye kandi koko nkasanga ibyo bambwiraga ari ukuri hari igihe umuntu ajya ahantu batamuzi akavuga yirarira wenda akihagarara kugira ngo yerekane ko ari mwiza ariko ni ukuri pe ubuhamya bampaye bwahwanye n'uko uyu mwana nawe yabuduhaye uko yabuvuze uko byagenze kose nasanze byose ari bimwe rero nshimye Imana yuko Imana itagira ibura ukuntu igenza kandi nshimye Imana yuko Imana itagira abantu ku butoni ahubwo umuntu wese yamukoresha ntabwo ikoresha umugufi cyangwa ikoresha umuremure abantu bose Imana niyo yabaremye ibanyuramo ikabakoresha iby'ubutwari umuntu wese yaba intwari ku ruhande rwe kandi njye namaze kubona neza yuko ubupfura buba mu nda ubupfura burya buba mu nda ntabwo buba ku isura umutima w'umuntu niwo waguhesha kuba imfura Imana rero ihabwa icyubahiro ntabwo navuga byinshi numvishe nta kuyumanganya kuko aba bantu b'Imana nabo Imana yabahaye umugisha na niyo saha kuba Imana kizirikana akavuga ati aba bantu ko kubangiriye neza yaba hari akantu na gatoya bamukoreye kabi nta nubwo aba yaragize umutima wo kongera kureba inyuma ngo avuge ati hari ahantu hari ababyeyi bangiriye neza aba yaragiye abavumira ku gahera ariko kugira neza ugira neza ukayisanga imbere Imana ibaha umugisha reka tumukomere mu mashyi reka tubashimire cyane umwanya muduhaye muri uyu mwanya twihanganishije abantu mwese mwagizweho ingaruka n'intambara na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse aho muherereye mwese mukomeze kwihangana no gukomera no kumeza kwiyubaka mu izina ry'umuryango Cyomoro TV tubifurije gukomeza kwihangana gukomera kandi rwose tubizi ko Imana ihari nka gikurikirana ku buzima bwacu ntaho yagiye Imana irahari izakomeza kubaka ubuzima bwa mwese dushimiye Imana rero yabanye na Goreti mu rugendo rurerure rw'ubuzima uyu munsi akaba Imana yaramuhaye kubaka umuryango ikaba yamuhaye abana abakobwa n'abahungu akaba ari ishami ritubutse kuri we ahari ntabwo ubuzima bwe bukibikwa ariko dushimiye aba babyeyi bagize uruhare mu kumuba hafi kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kubaho Imana ibaha umugisha rero mwe mwabanye natwe reka tubifuze kugira umutima w'ubutwari kugira umutima wuzuye urukundo nk'uko twagiye tubyumva Imana ibaha umugisha mufite inama ibitekerezo duhamagare kuri 078 831 820 inkunga ibitekerezo byose turabyakira Imana ibaha umugisha